Abantu bose mukomeza kugira ibihe byiza. Umunsi none ntabwo turi buze kuba twajya kure, reka twibande kuri WhatsApp. Mubwire ese hari abantu baba bafite message wenda bakira message nyinshi ariko udashaka ko ziba zagumaho. Indi message ushaka ko ziba zigira amasaha ziba zagira ziveho kubera wenda uba ufite message nyinshi kuri WhatsApp. Icyo uzakora ni iki rero? Icyo uzakora ni icyo ngiye kuba nakwereka none aka kanya. Uzafata telefone yawe ujye kuri WhatsApp, dufungure WhatsApp yacu. Abantu bazi WhatsApp turayifunguye. Icyo uzakora ni iki rero sasa? Uzaza ukande kuri utu icon hano hejuru, utungu turi kubona hano hejuru dutatu. Utungu tukanze no kwereka neza. Rero utungu muntu we utaza kumbeshyira ngo natwabonye. Numara kuza udukande. Numara kudukanda icyo uzakora ni iki? Uzaza hano muri setting za WhatsApp. Icyo si cyambere. Numara kuza muri setting icyo uzakora uzaza ukande hano kuri setting nkuko nabikweretse. Numara gukanda kuri setting icyo uzakora uzaza hano muri hano hantu hose ukande aha hantu hose. Ibi byose ubireke, ibi byose uzabireka uze wikandira hano handitse ngo privacy nkuko muri kubibona uhakande. Numara gukanda kuri privacy ibintu byose uzabyirengagiza. Ibi byose uri kubona bimanukire hano hasi. Ituze ukande kano kantu banditse ngo default message timer. Naka ngaka nkuko muri kugenda mubibona kuri screen zanyu. Numara gukanda kuri kano kantu kitwa timer cyangwa se default message timer cyangwa se bivuze ko gufata message ukaziha igihe cyo kuba zarangira. Uzaza uhakande bita default message timer. Hano urabona ko hari amasaha aba agenwe. Nyuma y'amasaha 28 message kuba zarangije kuba zavaho ku muntu wenda runaka mwaganiriye amagroup runaka, message wenda ikaba yagize ute yavuye. Kabiri ushobora kubishira wenda mu masaha 28 mambe amasaha iminsi 7 urabona ko byose nibishaka, cyangwa se ugafata iminsi 90 bangana n'amezi 2 cyangwa se washaka ntubikore. Rero urabona ko ibintu biroroshye. Abantu batabizi nyine niba nabizi ikigo mvuga ngo urabizi nkuke ishire kuri video wikomereze kandi like nta bidanje ubundi wikomereza ibintu. Ariko nge ndabwira cyane abantu batazizi batsinze telefone bushyashya baba batazi ibintu. Ndagushimiye bakomeje kubankurikirana maze kwa mwagira ibihe byiza.